Ingabire Victoire ni umwe mu banyarwandakazi wabaga mu Burayi, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2016 yaje mu Rwanda, maze abanyamakuru ndetse n'abandi bose bashakisha amakuru bamwakirana yombi ku kibuga cy'indege. Gusa nanone mu kubazwa ibibazo byinshi ndetse n'icyo yaje kumara, yavuze ko azanye indabo kandi izo ndabo hari icyo agiye kuzimaza, ari nacyo yagiye asobanura. Ikaze mu muryango mugari wa VAD TV Rwanda, dusobanukirwe neza kandi twumve byinshi utaruzi kuri uyu mugore. Uyu Ingabire Victoire yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1968. Amazina ye yombi yitwa Ingabire Victoire Umuhoza. Ubu afite imyaka 56. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 yaje mu Rwanda aje kwiyamamariza kuba perezida. Gusa nanone ntabwo twakibagirwa ko hari ibitabo byinshi yagiye yandika ndetse byavugaga ku mateka ye. Yagiye yandika ndetse kandi ibitabo byinshi harimo icyo yise Between Four Walls of 1930 Prison. Nyuma y'icyo gitabo nanone nibwo yaje gusohora ikindi gitabo nanone agaragaza ko ubuzima bwe bwari bumeze muri gereza. Nyuma y'imyaka 16 nanone y'ubuhunzi yagarutse mu gihugu cye kugira ngo afatanye n'abandi kubaka urwamubyaye nk'uko we ubwe abyivugira. Nyuma y'igihe nanone gitoya, Ingabire Victoire nubwo yaraje mu Rwanda nanone ngo aze kwiyamamariza kuba perezida, ntabwo byamuguye neza kuko yahise atabwa muri gereza. Victoire kandi yimenyereza kuba nanone umunyagihugu mwiza ndetse kandi no gukorera abanyarwanda iby'umumaro nk'uko we abyivugira. Gusa nanone hari benshi batahumye kuvuga ko Ingabire Victoire afite irondabwoko ndetse n'amacakubiri. Ni amajambo yagiye agarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu gusa yari chairwoman w'ishyaka rya UDF, United Democratic Forces, guhera mu mwaka w'2006 kugeza mu mwaka w'2019, akaba aribwo yaribereye umuyobozi. Icyo mvuze nuko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16 ari amahano yarabaye muri iki gihugu. Tuzi neza ko habaye itsembabwoko, hakaba itsembatsemba. Ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari mpari ngo ndyame sinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye ngo mbanze harebe hasuri. Indabyo nazanye n'urwibutso abarwanashyaka bayifudeye inkingi ndetse n'ubuyobozi bwayo bwa politike bwampaye bumbwira buti uhanyure ubwira abanyarwanda ko icyo twifuza ariko dufatanya gukora hamwe tugakora ku buryo amahano nk'ayo y'amaraso atazongera kuba. Nimwe twifuza ko amahano nk'ayo yongera kuba mu gihugu, nimwe no mu mpamvu yatumye FDL inkingi dufata icyemezo cyo kugaruka mu gihugu mu mahoro tutagombye gukoresha intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ugufata intwaro. Kuko ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo. Iyo umuntu amenya amaraso aranamuhama. Ntabwo rero FDL icyo twifuza nuko abanyarwanda dufatanya hamwe mu bitekerezo binyuranye dufite ariko tugakora ku buryo amahano yagwiriye igihugu cyacu atazongera kubaho. Biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende, iracyari ndende kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya. Nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politike ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge. Ingabire Victoire kandi yari umuvugizi w'iryo shyaka rya UDF, ariko ahangaha nanone tika nyakubahwa Paul Kagame ariwe unayoboye u Rwanda uyu munsi. Uyu kandi nanone ni nyina w'abana batatu cyangwa ni mama w'abana batatu. Yize ibijyanye na business, economy ndetse na corporate management. Gusa nubwo hari ibikorwa byinshi nanone yagiye akorera mu migabane igiye itandukanye, harimo umugabane wa Afurika, Europe, Asia ndetse n'indi migabane. Ahangaha ari nako agenda yimenyereza ndetse kandi yiga amashuri ye yigiragamo ibingibi. Mu mwaka w'2009 nibwo nanone yiyemeje kwinjira muri politike ndetse kandi akaba munyeshyaka uhari uhagarariye iri shyaka rya UDF ndetse kandi akaba n'umwe mu bavugizi barihagarariye mu Rwanda. Gusa nanone ibingibi Victoire ubwe ntago abigarukaho kenshi ngo avuge ko iri shyaka hari ikibazo byaba byarateje mu Rwanda, kuko nawe abihakure akavuga ko
leta y'u Rwanda imwe mu burenganzira akwiriye ndetse kandi ko adafite umunyarwanda. Gusa nanone ibyaha bya jenoside ishamikiyeho nk'ingengabitekerezo yayo, nta munyarwanda n'umwe nta n'abazihanganira ko ibi ngibi rwose byongera mu banyarwanda, kuko akenshi bose barahagurutse, buri wese asobanukirwa neza ko ari ijisho rya mugenzi we kandi ko bagomba kurandatana, ko guhumbya k'umwe muri bo bishobora gutuma igihugu gisubira mu icuraburindi. Wowe warikiye wakoze kudukurikira, ukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Thomas, bye, best. Icyo mvuze ni uko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16 ari amahano yarabaye muri iki gihugu. Tuzi neza ko habaye itsembabwoko, hakaba itsembatsemba. Ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari mpari, ngo ndyame nsinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye, ngo mbanze nkarebe asuri. Indabyo nazanye n'urwibutso abarwanashyaka ba FDL inkingi ndetse n'ubuyobozi bwayo bwa politiki bwampaye bumbwira buti uhanyure ubwira abanyarwanda ko icyo twifuza ari uko dufatanya gukora hamwe tugakora ku buryo amahano nk'ayo y'amaraso atazongera kuba. Ni imwe twifuza ko amahano nk'ayo yongera kuba mu gihugu, ni imwe no mu mpamvu yatumye FDL inkingi dufata icyemezo cyo kugaruka mu gihugu mu mahoro, tutagombye gukoresha intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ugufata intwaro. Kuko ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo. Iyo umuntu amenya amaraso aranamuhama. Ntabwo rero FDL icyo twifuza nuko abanyarwanda dufatanya hamwe mu bitekerezo binyuranye dufite, ariko tugakora ku buryo amahano yagwiriye igihugu cyacu atazongera kubaho. Biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende, iracyari ndende, kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya. Nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge, kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembabwoko ry'abatutsi. Haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu, kuko nabo barababaye, abantu babo bishwe, nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho. Kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge, nuko ako kababaro ka buri wese twumva. Ni ngombwa ko abatutsi biciwe, abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa. Ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa. Kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye twumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe, mu bwubahane, tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ikituzanye rero no kugira ngo dushake uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Murakoze.